Kera tutaramenya ubwenge neza, umuntu yashoboraga kuba yaza akakwemeza buryo ki ikintu gishoboka, nyamara wareba ugasanga ntabwo gishoboka habe na gatoya. Nyamara hari bitazigira bishoboka habe n'umunsi n'umwe uko byagenda kose. Nubigerageza uzibeshya ko biri gushoboka nyamara bitari gushoboka. Uziyumvisha ko byabaye nyamara bitabaye. Ubwenge karemano cyangwa se artificial intelligence cyangwa se AI bwaragiye bwinjira mu bantu, bwinjira mu misokoro y'abantu, aho buri wese asigaye yizira muri AI. Ariko hari bitazigira bikunda habe na gatoya uko byagenda kose. Niyo bateka ibuye rigashya. Muri biliyoni 8 zirenga zituye isi yose, nta n'umwe ugeze ubona isura ya Petero, isura ya Yohana, isura ya Mariko, isura ya Mariya nyina wa Yesu, isura ya Joseph cyangwa se Yosefu, isura ya Yuda Iskariyoti, isura ya Mariko, isura ya Zakariya, isura ya Paulo, isura ya Luka ndetse n'izindi ntumwa zose zagendanaga na Yesu Kristo. Ibi birasa n'ibitangaza ariko ni amayobera matagatifu. Iyi ni Freedom Empire. Ubundi ni gute twisanze muri iyi si aho ushobora gufata telefone ukayishyiramo internet hanyuma ukagenda ukandikira Yesu Kristo akagusubiza? Ibi birasa n'ibitangaza, birayoberanye, byarayoberanye kandi bizakomeza biyoberane kugeza umunsi Yesu Kristo azizira ubwe agatoranya intoranwa, agatoranya abiyemeje gukurikira inzira ye nziza ndetse n'abandi benshi biyemeje kugendera mu rukundo rwe. Ariko bamwe muri iyi si bamaze kwifata nk'ibyoroshye, kuko zonyine baragenda bagafata telefone bagashyiramo internet hanyuma bakagenda kuri Google bakandikamo text with Jesus. Iyo wanditsemo iri jambo hari AI cyangwa se artificial intelligence tool ihita iza hejuru ya text with Jesus. Iyi AI cyangwa se iki gikoresho cya AI ninde application yaje nshyashya ifite uburyo bwo kuganira na Yesu Kristo ndetse na ziriya ntumwa zose kwa za 12 ukaganira na nyina Mariya ndetse na papa we Yosefu. Ibi birasa n'ibitangaza ariko biracyari amayobera. Byonyine uzagorwa no gufata telefoni hanyuma ugende muri Google wandikemo text with Jesus, uzayibona hejuru. Ariko ikintu kizakuyobera cyanyacyo ni igihe uzabura kwandikira Yesu Kristo akagusubiza. Ibintu bizakuyobera biteye n'ubwoba ni igihe uzibeshya ko ari uri kugusubiza nyamara ari AI. Irana artificial intelligence n'ubwenge karimano nibyo bazisetinzemo. Ni gute wibwira ko uri kuvugana nawe nyir'ubwite? Ni gute iyi si iri guhinduka aho bituganisha ku kwandikira Yesu Kristo ukaba wavugana nawe ukoresheje inyandiko? Hari igitabo kimwe nkunda cyane muri Bibiliya. Iki gitabo ni cy'umubwiriza. Umubwiriza yaragiye aravuga ati ibyose ni ubusa, ibiri munsi y'isi byose ni ubusa. Arakomeza aravuga ati ibiriho ubu byahozeho na mbere y'ubu. Arakomeza aravuga ati nta n'igice kizigera kiremwa munsi y'ijuru. Ese ibi ni ukuri? Ese nimba yaravuze utya artificial intelligence yahozeho? Ese uburyo bwo kuvugana na Yesu Kristo ukoresheje inyandiko, ukoresheje telefone na internet byahozeho? Iki kiganiro ndagushishikariza ko wacyumva kugeza kirangiye kugira ngo usobanukirwe akantu ku kandi. Ugiye gusobanukirwa iby'iyi AI, iyi text with Jesus, aho uvugana na Yesu Kristo n'intumwa ze 12 uko zari zihari zose, ukavugana na Yosefu, ukavugana na nyina Mariya ndetse n'abandi benshi. Dutangira iki kiganiro cyacu. Iyi ni Freedom Empire. Niba utarakora subscribe ndagushishikariza ko wabanza kuyikora, kandi nshimira n'abamse kwifatanya natwe mu rugendo rw'inkuru z'iyobokamana ndetse n'inkuru z'amayobera matagatifu dusoma kugira ngo tuvanemo inyigisho zubaka. Mwese muhawe ikaze. Iyi ni Freedom Empire. Ubwenge bw'ubukorano cyangwa se artificial intelligence bwandikwa hifashishijwe inyajwi ebyiri A na I cyangwa se AI buragenda bwinjira mu buzima bw'abantu ku rwego rudasanzwe. Ubu noneho buninjiye no mu myizerere. Porogaramu n'ibikoresho bishingiye ku iyobokamana biragenda byongera umunsi ku wundi. Ubu bwenge butanga inama, ihumure ndetse n'ubuyobozi bw'umwuka. Mu gihe isi irimo ihinduka byihuse mu buryo abantu babana n'uko bakira amakuru, cyane cyane binyuze no muri ibi bintu by'ubwenge karimano. Imwe muri izo porogaramu ni text with Jesus. Ifite ibihumbi by'abayikoresha bishyura. Iyi porogaramu iha abantu uburyo bwo kubaza ibibazo bisa naho babibaza Mariya, Yosefu, Yesu ndetse n'intumwa hafi ya zose, arizo za ntumwa 12 za Yesu Kristo. Twese turazizi, twanazivuze iki kiganiro kigitangira. Bivugwa ko iyi porogaramu iguha uburyo bwo kuba wamera nk'aho urimo kuvugana nabo. Stephen Peter, CEO wa Catrof Software, yabwiye AFP ko intego ari ugutoza no guha abantu ubumenyi mu buryo bugezweho kandi bworoshye kugeraho.
yagize ati iyi ni inzira nshya yo kuganira ku by'idini mu buryo bwimbitse kandi bushishikaje. Kandi koko usanga abantu bashishikajwe no kuba baganira na AI ubwayo cyangwa se ubwenge karemano. Nubwo porogaramu isobanura neza ko ikoresha AI, Yesu ndetse na Mose baba muri iyo application, iyo bibabajije ntibabyemera ku buryo bigira nk'aho ari abantu bavugana n'umukoresha. Ibi bishatse kugaragaza neza buryo ki nubwo bigaragara neza ko ari AI ya Yesu ariko itemera ko ari Yesu cyangwa se Mose uyirimo. Peter avuga ko GPT-5 ishingiro rya Text with Jesus irusha ubushobozi ibindi biheruka kuko ushobora gukina neza role yahawe igasubiza mu buryo bw'imakaza uwo mwimerere. Nubwo hari abafata porogaramu ko gusuzugura idini, yahawe amanota meza agera kuri 4.7/5 muri App Store. Mu idini Katolika, urubuga rwo kuri interineti rwitwa Catholic Answers rwarimye AI y'umupadiri bise Father Justin. Icyakora nyuma y'iminsi mike abantu benshi bararakaye bavuga ko bitesha agaciro abapadiri. Kubw'ibyo bahise bamwambura izina Father, hasigara ari Justin gusa. Ahangaha iyo abapadiri batangiye kwigiranya n'ama AI cyangwa se ibindi bikoresho byo ku isi, tayari nabo baba batangiye kuba bagwa ari byo bibasunikira kuba bashobora guhinduka ibikoresho bya Antikristo mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Christopher Castello ushinzwe ikoranabuhanga muri Catholic Answer yagize ati ntidushaka gusimbura abantu, turashaka gufasha. N'andi madini ntiyasigaye inyuma kuko hari na AI y'aba Islam yitwa Dimbardi Islam, hakaba na AI y'abahindu bita Vedas AI Hinduism, na AI y'aba Buddhism yitwa AI Buddha cyangwa se Buddhism. Izo zose zivuga ko zifasha gusobanura inyandiko zera atari uguhagararira Imana ubwayo. Nko ku bantu baba bafite ubwoba twavuga ko budafite ishingiro, icyo twababwira ni iki: ntimukagirire ubwoba AI kuko ubu bwenge karemano bwabwo ntabwo biba bifite umutima, nta marangamutima bigira. Nanone iyi AI ntiyikoresha ngo iguhe ibyo utayisabye, ahubwo ikiba giteye ubwoba ni abantu ubwabo bazikoresha mu buryo bwabo bitewe n'ibyo bashaka kuba bageraho. Rero impungenge z'abayoboke mwikomeza kugira ubwoba kuri izi AI, ahubwo mwebwe ubwanyu mujye mwisuzuma murebe muti ese ngiye kuyibaza iki. Hari n'igihe uyibaza yo ubwayo bitewe n'ukuntu uba uri kuyihagata kubera wowe ibyo ushaka bitajyanye n'imyemerere. Hari igihe mbere na mbere iba yabikwimye, hanyuma igahita gusubiza ibyo ushatse kandi yo ubwayo yari yabikwimye. Hano rero wowe ubwawe ntabwo ufite kuyita Antikristo, ahubwo wowe ubwawe ni wowe uba wabaye Antikristo mu buryo utanazi, kimwe nuko ukomeza kuyihagata ikanga kugusubiza ibyo wowe ushaka. Nika, umufilipinokazi w'imyaka 28 wo mu itorero rya Anglican, avuga ko akoresha ChatGPT buri munsi mu kwiga Bibiliya, nubwo umupasiteri we abimubuza buri munsi. Ati mfite abajyanama mu mwuka. Undi ati abo bajyanama ntibaba bahari buri gihe umunota nshobora kuba mbakeneyeho wose, ariko hari ibyo nshaka kumenya ako kanya. AI iranyuganira cyane kandi irananyuganira byonyine, mu gihe abantu benshi batabivuga ku mugaragaro. Porogaramu nk'izi zimaze kuba zadawunirodingwa inshuro miliyoni zirenga. Emanuela, nyuma yo kuva muri St. Patrick's Cathedral in New York, yagize ati umuntu ushaka kwemera Imana ntiyakabaye abaza chatbot, yakabaye abaza abantu bayizera. Kandi koko ibyo AI y'ubwayo iguha nibyo bayisetinzemo, nta bwonko igira cyangwa amarangamutima, ahubwo iyo ubwayo iguha ibiyirimo. Ariko kwegera umuntu wizera Imana ubwe niwe waguha cyangwa se akagutera imbaraga mu byerekeye iby'umwuka, aho kugira ngo ufate umwanya wawe ujya kudownloadinga ariya ma AI cyangwa se buriya bwenge karemano. Ukegera umuntu akaguha amakuru yose nk'umukristo, ukaba waza ukanyegera nkagusobanurira neza kuri biriya by'umwuka. Gila Langner wavuga ko AI idashobora gusimbura ubusabane n'ubwuzuzanye bwa kimuntu buba bukenewe mu busobanuro bw'amategeko ya Torah. Ati AI ishobora gutanga ibisobanuro ariko irabura igice cy'ingenzi: umushyikirano w'amarangamutima n'umwimerere w'umuco w'idini, bya bindi twahose nanone tuvuga haruguru, kuko nta marangamutima igira. Niyo mpamvu gusubiza muri buriya buryo bw'ibyo bayisetinzemo abayikoze. Ariko kwegera umuntu umubaza iby'umwuka niyo ntambwe ya mbere iruta kubiganiraho na AI. Amadini ntarimo kwanga AI, barayikoresha mu burezi. Pastor Jay Cooper wo muri Violet Crown City Church iherereye Austin muri Texas mu 2023 yemereye AI kwigisha ijambo ry'Imana ryose mu iteraniro.
Abizera bose baratunguye ati hari abatekereje ko tugiye guhinduka iteruro riyoborwa na AI, ariko byatumye abantu batari basanzwe baza mu rusengero batugana, by'umwihariko abafana b'imikino ya video. Nyuma y'icyo gikorwa niyongeye kugisubiramo kuko asanzwe abisobanura, AI ntabwo ifite umutima n'umwuka w'ukuri byakubaha iteraniro ry'abizera mu buryo bw'umwimerere. Nubwo hari impungenge, Papa Francis yatanze ikimenyetso cy'inyungu ku mbaraga za AI ubwo yoherezaga Demis Hassabis wa Google DeepMind mu ishuri Papal Academy of Science mu 2024. Byerekana ko Kiliziya ifite amatsiko ku buryo ubwenge bw'ubukorano bushobora gufasha mu myigishirize ndetse n'ubushakashatsi. AI iri gutanga amahirwe yo kwigisha, gutanga ubusobanuro ndetse no gufasha abashaka kumenya ijambo ry'Imana, ariko hari abafite impungenge ko ishobora gukuraho ubusabane bw'umwuka n'ubw'abantu, ikanatera abantu kwishyira mu mwanya wabo bwite byo kwizera. Niko kuri koko AI nayo ubwayo ishobora kuza ikaba yakuraho uburyo bw'ubusabane umuntu yagiranaga n'umwuka wera, kandi nyamara ari we ukenewe kugira ngo hakomeze kwiteza imbere mu by'umwuka. Nk'uko Pastor Cooper abivuga, yaravuze ati nishimiye ko twabigerageje, ariko AI irabura umutima n'umwuka bigize ubuzima bw'itorero, kandi ni nabyo koko itorero ryubakwa n'abantu b'imitima b'abanyabwenge bagira amarangamutima kandi banagaragara bahumeka. Ntabwo itorero rishobora kuba ryakubakwa na biriya bintu bitanahumeka, bitagira amaso abona, kuko bimwe birareba ariko ntibibona. Murabizi neza no muri Bible haranditse hati bafite amaso ariko ntibabona, cyangwa se barareba ariko ntibabona. Ese koko ubundi ni gute itorero ryakubakwa n'ibintu ubwabyo bitabona? Ese ubundi itorero ryashingwa na AI ubwaryo ryaganisha abantu hehe? Niba abantu bashobora kuba bagenda bakabwirizwa n'ikintu cy'ubwacyo kitagira umutima cyangwa se amarangamutima, abantu bafashwa biturutse hehe? Niyo mpamvu mpora mabwira nti nta AI isigera isimbura ikiremwa muntu aho kiva kikagera hose, kuko itazigera igira umutima, kabone n'ubwo zazawugira ntabwo umutima wazo uzigera ugira amaraso nk'uw'abantu. Bishatse kuvuga ko itazigera isimbura abantu, na cyane ko iyo uzibajije ziguha ibyo bazisetinzemo, ntabwo zifite ubushobozi bwo guhimba ikindi kintu cyerekeranye n'amarangamutima. Rero kugira ngo ikiganiro cy'uyu munsi kitatubana kirekire, mureke tube tugisubikiye ahangaha. Mu kanya turaje tubaye ikindi kiganiro, mwebwe mubwume ku murongo mutaza gucikwa. Niyo mpamvu mbabwira ngo murebe aho hasi gato mukore kwa kukarango ka subscribe kugira ngo dukomeze twiyagurira umuryango. Ndabashimiye rero, mukomeze umugira amahoro y'Imana. Imana ibarinde kandi bahe byose mwifuza. Iyi yari Freedom Empire. Twavuga ku mayobera matagatifu, aho twavuga kuri application cyangwa se program ya Text with Jesus. Ndabashimiye kandi mukomeze mugubwe neza. Imana ibarinde. Ciao ciao.